Umunota w'ubumenyi. Nukomeza kudutega amatwi uzunguka byinshi. Hari ubushakashatsi bwakorewe inyigo busanga ngo ubwanwa bw'umugabo bushobora kumera vuba vuba bitewe nuko muri we yamaze kwishyiramo gahunda irimo gukora imibonano mpuzabitsina. Mu mwaka w'1970 utanagira ngo wenda ngo ni vuba, hari inyandiko yasohotse ifite umutwe ugira uti akamaro k'imibonano mpuzabitsina ku mikurire cyangwa se imimerere y'ubwanwa ku mugabo. Birumvikana ko ari ubushakashatsi bwakozwe bareba uko ubwo bwanwa bumera, igishobora gutuma bumera vuba cyangwa se bumera butihuta. Kuri iyi ngingo ngo basanze imibonano mpuzabitsina hari uruhare rukomeye igira mu mikurire y'ubwanwa bw'umugabo, nk'uko byanditse muri iki gitabo cyitwa Nature. Mu nyandiko twababwiye y'akamaro k'imibonano mpuzabitsina ku mikurire y'ubwanwa, umuhanga wanditse iyi nyandiko yasobanuyemo ukuntu umusemburo wa kigabo uzwi nka testosterone utuma cyangwa se ugira uruhare mu gukura no kumera k'ubwanwa. Uyu mugabo w'umuscientifique cyangwa se uyu muhanga ngo yihereyeho we urugero mbere yo kwanzura kuri iki kintu. Ngo yagize gutya ajya ahantu ku kirwa, abayo wenyine nta muntu bari kumwe, umusheri we musiga hakurya. Hanyuma ngo atangira kubona ko ubwanwa yagiye yogoshe bukura gake gake kubera ko yari mu bwigunge, nta n'ikindi atekereza kuba yasize hakurya. Ubwanwa akabona bukura gake gake kubera ko yari ari kuba wenyine. Ariko muri icyo gihe hashize igihe runaka, umushuti we cyangwa se umusheri we bumvikanye ko agiye kuzaza kumureba, akaza kumureba kuri icyo kirwa kamusanga. Ubwo igihe cyo kuza cyendaga kugera, ngo uyu mugabo yatangiye kubona ubwanwa bwe butangiye kwiyongera buba bwinshi. Ibi rero ngo yabihuje no kuba ukwiyongera k'ubu bwanwa bwe byaratewe no kwiyongera k'umusemburo witwa androgene. Uyu nawo androgene ni umusemburo uboneka mu mugabo witegura gukora imibonano mpuzabitsina. Iyi androgene nibwo ivubuka cyangwa se nibwo igaragara. Uyu musemburo uko ngo wagendaga uba mwinshi cyangwa uko wagendaga ubaho, niko ubwanwa bw'uyu mugabo nabwo bwashokonkokaga hafi gupfuka umunwa, ubwo bwabaga bwinshi. Yanzura rero ko ibi bintu koko bifitanye isano. Kuba wagize muri wowe gahunda yo gukora imibonano mpuzabitsina ukagira igihe cyo kubitekerezaho, bishobora gukuza ubwanwa ku buryo bwihuse mu gihe runaka, muri icyo gihe ubitekerezaho cyangwa se ubitindaho. Nk'uko bisanzwe rero ku bimenyetso byose biranga abagabo, bikura cyangwa se byiyongera bitewe ahanini n'umusemburo twavuzeho witwa testosterone. Uyu ni umusemburo w'abagabo. Ubwo rero umugore bawupimyemo nta kabuza usasanga hari ibimenyetso bizwi ku bagabo bimurangwaho. Nuko rero iyo umugabo atekereje ku mibonano mpuzabitsina, umubiri uhita uvubura umusemburo wa testosterone ku rwego rwo hejuru, ni ukuvuga testosterone nyinshi. Iyi misemburo ikaba nayo ituma ubwanwa bukura vuba vuba. Bibutsa ko iyi misemburo nyaboneka ntabwo igaragara inyuma, ni imbere mu mubiri w'umuntu. Hatazagira uwifuza wenda kureba iyo misemburo ya kigabo uko imeze ngo arebe ko yayibonesha amaso cyangwa yayikoraho yibwira ko ishobora kugaragara inyuma. Oya. Ikindi nuko ubu ni ubushakashatsi, ntabwo twibagije ko hari n'abatagira ubwanwa cyangwa se iyi misemburo nayo ikaba yaba mike mu mubiri wabo, kandi bitakuyeho ko yatekereje cyangwa se yegereje umutima imibonano mpuzabitsina. I stand here before you not as a prophet, but as a humble servant of you, the people. Umunota w'ubumenyi. Nukomeza kudutega amatwi uzunguka byinshi.